soko rirahenze cyane ariko ntekereza ko ifite ubushobozi yego ishobora kutabona imyanya yose ishaka ishobora kutabona abawinga bose na rutayizamu ariko ishobora kubonamo nk'umwe mu bishaka ni beza ibonye rero addition kuri ziriya wing z'abamuzungu na barafinda cyangwa se bakabona rutayizamu wongere ufite icyarusha Mbawoma na Mamadusi Mbawoma ugifite ikibazo cy'imvune yaravunitse Mbawoma yagize déchirure musculaire bamukubise ikirato kabisa inyama yomoka kwigufwa na n'ubu ngubu rero cyafite ubwo buribwe ntabwo igihe buriya abantu bagira ngo imvune na magufwa gusa imvune y'imikayi iragatsindwa n'Imana nimbi cyane hari igihe imikayi icika ikomoka kugira ngo izongere yiyomeke ku magufwa hari ubwo bisaba uko umubiri wawe uteye ushobora kugira imvune imwe y'imikaya ngakira mu mezi 3 ugakira mu mezi 8 bitewe n'uko umubiri ureponda kuri treatment usamba mangaza ariko biratewe na discipline yawe ubwawe nanone imvune nka zira zisaba discipline yihariye ugendera ku mabwiriza ya muganga kuruhura iyo nyama ku arabakiyavunika gahita bari nk'abonye konje aho gukurikiza routine z'ibyo muganga yamutegetse za rehabilitation ugasanga ahubwo ari kwiyangiza ari mu nzoga ari mu ntaruhuka ntakora twatu yamyitozo yoroheje ugasanga umukinnyi kirekire rehab ni bibazo uza kimenyi buri akivunika buri abaganga bari bavuze ko kimenyi imvune ye zamara nk'amezi 6 atatu yo gukira nanda 3 ya rehabilitation igeze agaruka yaragora ntabwo igeze agaruka yaragoranye cyane kubwira ko rwose ntabwo hashize umwaka urenga no kugaruka mu izamu kimenyi biragoye nakubwira ko rwose yagize double fracture icyo byari bisaba nuko amagufwa yongera kwegerana gahura ubundi akamenyereza uko kuguru gukandagira no gukina no gushota umupira ikaba byamara amezi nk'atandatu bikarangira agasubira mu kibuga uko rero umutwe wawe witeguye kwakira izo procedure nibyo bigena niba uzongera kuba umukinnyi cyangwa utazongera kuba umukinnyi mentally uko yakira imvune kugira ngo azongere gutambika kaguru kakize agatambike ateresha umupira cyangwa se abona hari nk'akaguru kandi kari kuza urabona umuzamu ya baro buri hagaresha akaguru kamwe urana muzama ufata baro ngo agwe hasi n'amaguru yombi ngo nta kaguru kamwe kabikora iyo rero arako kugira ngo kazavemo icyo gihunga n'ubwo bakongera kabe mobile gasimbuke amaze mufite trauma bisaba komeye mu mutwe n'abakinnyi burayi birabavuna cyane kongera gukira double fracture ukazagaruka mu kibuga bademba banu bizi siko byagenze biragora hari abakinnyi bahita basezera umupira kimenyi ubu byarangiye kimenyi ntekereza ko atazongera gukina umupira mu kinyarwanda biragoye pe soko rero tumwakira tugiye ko nawe bigoye yarabatsinda afata umwanzuro atariko nanjye mbere bimona bigoye ko nakongera kugaruka mu kibuga nk'ikina uko ngo banamuvura umuganga wari yamuvuye bwa mbere sinzi ngagakosa kabayemo urabona iriya mvune yari igoye harakosa kabayemo uko byari biteganyijwe kugenda siko byagenze arongera yivuza bushyashya icyo kintu nicyo cyatumye anatinda rimwe itinda gukira amagufwa yo mu maguru ziko ari abiri kugira ngo akire neza nyine agomba kwihuriza kuri za point tibia na peroni ayo magufa ari rimwe rihura n'irindi hasi hejuru ntibihure mahwi ahubwo agahura afatanya ariko agafatanira ku ruhande inyama tuntu twasiye ku ruhande turagukomeretsa bana n'uburibwe igihe kirekire cyane so rero abakinnyi abantu batekereza ko hari n'umwuga woroshye gukina umupira ni ibintu bigoye akasi kagoye cyane yego twaganiraga ku mutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi Frank Torsten Spittler numvise Lorenzo abanyarwanda twagize amarangamutima menshi cyane ngira ngo no mu nkuru ya Eric ndagije Imana bigarutseho ku bijyanye n'ibyo twagenda tumwibukiraho byiza yakoze harimo kubona ikipe ikina igerageza gukina umupira gakora ibyibanze ndetse ikipe ikanatsinda ibitego ubundi Amavubi ya mbere ya Frank Torsten Spittler wabutegerazaga ibintu bitatu bayavuga mbere ya Carlos Torsten yaje umupira dutangiye kuki mbere ya Carlos ubwo na yamashami n'abari nyuma ya mashami wagomba kurindira igitego Antoine He atoza Amavubi 2016 na karindwi n'umudage wigishaga ikintu bita ku defanda yari wingirijwe n'amashami Vince kuri ryamamo
izamu kuri ryamamo nushaka uri igihugu ki nayo Senegal twari turiyo kipe ya Senegal bakayireka bana Palesmendi bande ariko possession bakaba bafite nka 85 kipe yahangayitse izamu bakaryugariza ariko kwizigiye unyemerere ntange assessment iri honest ko twavuye n'icyo twe tumaze kugera ku Umutoza yego Carlos Salos aza afata ikipe y'amashami byanze vraiment bamurekuye ubwo natoshe ntagakomerezaho twagize progress ntabwo twasubiye inyuma yego byiza abagabo bombi basanze twari ikipe idafite icyizere cy'uko ushobora gutsinda umukino mu mikino ikomeye mu mikino y'amarushanwa akomeye wenda uvanemo shani n'ubundi amakipe yose arimo ntabakomeye kuko n'abakinnyi bakina mu mashampiyona akomeye kandi amashampiyona yacu turayazi abakinnyi ya shampiyona Togo hari ikintu yiziho ntacyo wayimenya Togo c'est normal hari icyo usanga tunerusha shampiyona nziza cyane tuvuge kuri imikino nyine y'amakipe AFCON World Cup qualifiers imikino ya gicuti nuvuga ngo twari twarageze kuri level yuko abatoza babonaga ukuri kw'ikipe y'igihugu Amavubi abakinnyi abari ku rwego rwo hasi cyane ku buryo kureba ekipe ikomeye mu maso ya kipe ifite abakinnyi bavuye i Burayi abakinnyi beza bazwi ku buryo mwahanganira intsinzi bakabona ko bidashoboka iyo option yo guhanganira intsinzi bakayisiba bagasirana option ebyiri tugomba kugarira gusa nta plan yo gutsinda twagira imana tukanganya biradusevinga akazi kuko nganje na Senegal nganje na Benin burya nta muntu wabikwirukanira ibikurusha abakinnyi beza urabyerekana ku meza nanganje n'ikipe ndusha abakinnyi beza bashanga nkora ikikweri n'amashami buri yagendeye muri icyo kintu niyo mpamvu imitoreze y'amashami muri ekipe y'igihugu abantu bananiwe kuyakira iteka ryose twasereburaga kunganya twari twagerageje ariko imikino ukabona twakinnye ibintu biri mediocre bitarimo plan yo gushaka intsinzi urabizi ko twabaye muri icyo kintu cyane kuvaho amashama yirekure warindiraga ikintu bita set piece yego kavuga ngo Muhajiri yabyutse neza araza kureba awuteretsemo Rutanga Eric arabyuka atereka kufra awuterekemo cyangwa batere kona wenda kagera simbuke abajaka kinire akupe trajectoire abo twashoboraga gukompeta ariko ibyo kuvuga ngo nduba kamere umupira ibera unyuze kwa barafinda wongera ugarura inyuma ikintu Lorenzo avuze ukomeza Lorenzo icyo kintu cyahindutse gute no ngo uyu mutoza yanga umukinnyi ukina subiza inyuma je nabyuka match ya mbere yatoje kuri Zimbabwe tunganya ubusa ku busa yarebye abakinnyi buryo bari gukina basubiza inyuma kuri South Africa yabagagaze imbere y'abakinnyi avuga no back pass nta pass nshaka isubira inyuma uribuka Haruna afata umupira mu kibuga gatega subiza inyuma kwa Kwizera Olivier bira bintu ntabwo bibaho fata baro wenda ipfira imbere ariko usubije inyuma bara avantage kuri adversaire arongera kiregura upaka wongera gasubira muri position ibyo navugaga negeze kuri abatoza ubwo kuva kuri bura Toshten na Carlos Salos mbafata kimwe yego Carlos Salos ntabwo yahawe igihe gihagije ntabwo yatoje igihe gihagije ariko ibitekerezo bye byari clear abatoza bombi batubwije ukuri haba mu ma interviews bakatwereka ko abakinnyi bacu ntacyo bafite kirenze ariko umupira w'amaguru imiterere yawo ushobora gufata abakinnyi bafite impano zisanzwe batari bitangaza ukababyaza umusaruro nicyo bakoze arabanza kubwiza ukuri ko udafite abakinnyi beza yego ariko ibitekerezo by'umutoza hari icyo yakora ukabona resultat nuko twabonye resultat kuri Benin nuko twabonye resultat kuri Afrika y'Epfo nuko twabonye resultat kuri Zimbabwe nuko twabonye resultat kuri Nigeria no kunganya wenda na Libya ubonaga amakipe vraiment turusha qualité mu bakinnyi beza ariko ugashobora kubakuraho resultat na Madagascar muri rya rushanwa ryabo rya pre-season Madagascar ni equipe ijya muri AFCON turusha abakinnyi beza twakinnye muri za Ligue 1 so icyo kintu cyo kwibwiza ukuri twaragishimye no kongera gutuma tugere equipe ishobora gutinyuka guhangana n'amakipe akomeye niyo twatsindwa ariko tugatsindwa ubona bagerageje gukina umupira bikaguha icyizere cy'uko niduhura n'ikipe yindi iri hasi iyo twahuye nayo nibura tuzayitsinda nicyo cyabaye like niba utsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Benin ibitego 3-0
ariko ukabona abakinnyi bose barababaye, ukabona bagerageje gushota bagumanyaga possession. Biraguha icyizere cy'uko nibazi bene n'izi Kigali nawe uzaba uri mu rugo uzashonda umukara cyane. Urabyumva? Icyo twaragishimye pe. Na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ntiyabinenze. Dushobora kuba twaraguye ku muryango nabigarutseho mu nkuru yaranze umwaka. Dushobora kuba twaraguye ku muryango tukazira ibitego twatsinzwe na Bene 3 ntitujye mu gikombe cya Afrika, ariko tukazira gutsindwa na Libya mu rugo. Amanota bisaba twe twayabonye buryo cyane, twabiherukaga kera. Icyo rero nabo barabibonye abareberera umupira, baragikonsidera ibintu yabidukoreye. Yego, bakoze approche yo kumwongerera amasezerano. Abanyarwanda ntibumve ko umutoza bamujugunye ko atabonye qualification kongererwa amasezerano, ariko asa nk'ubisabira muri media. Ariko Federation irabyemera, baraganira ibiganiro byarabaye. Yaba perezida Ferwafa yarabyemeye ko ibiganiro byabaye, yaba Toshten yabyemeye ko ibiganiro byabaye. Ikintu cyabaye rero kuri uyu mutoza witwa Toshten, ni umugabo ufite umutwe ukomeye, kubera ko ahari adafite palmarès ikomeye mu gutoza. Atekereza ko ibintu akora abantu hari batabiha agaciro, batabibona, bigatuma donc aba nk'umwana ari umwana ugira amahane cyane mu muryango n'inyandwi. Wa wundi nyine bigora cyane, ashobora gusaba igikoma wakimuha akavuga ngo yanashakaga icyayi. Toshten Ferwafa yaramuganirije kwizigi igera kuri point yo kuvuga ngo dukeneye kukongerera amasezerano. Birasaba iki ngo tukongerera amasezerano? Mwone murebe ibyo nkwiye. Toshten aravuga ngo, aratinyuka aravuga ngo, ni murebe ibyo nakoze, murebe ibyo nkwiye. Ferwafa iragenda ikora draft, imha draft y'amasezerano. Kontra ivuguruye, amafaranga y'improvince. Niba hari ibyo wakoze tubiha agaciro, twakuzamuriye umushahara. Toshten yarawurebye azunguza umutwe, bawongereye. Kubera kuje atari uwo yifuza, ntabwo yahise avuga ngo sinshaka ya murampaye. Yagiye mu itangazamakuru aravuga ngo ibintu Ferwafa yanyeretse muri kontra bifuza ko nsinya bikojeje ikimwaro ugendeye ku kazi nakoreye ikipe y'igihugu. Ferwafa iragoragora. Ngaho se wowe duha imibare yawe wifuza, urifuza ko tuguhemba ngahe?